turabasuhuje bakunzi b'Ishako TV, muri kumwe na Pasiteri Karekezi. Tunejejwe no kongera kuganira namwe ku magambo y'Imana muri uyu mwanya. Imana ihabwa icyubahiro kandi turabashimira cyane uburyo bigaragara ko mukurikirana aya magambo. Imana rero igibaho umugisha, ariko bibe nk'aharya kwa Yakobo avuga aterega ariko ntimukape kumva gusa, ahubwo ijambo tujye dukora ibyaryo. Imana ishimwe. Hari igihe rero tunezezwa n'abavuga butumwa, tukanezezwa n'uko babwiriza, tukanezezwa n'uko bari, ariko ntidukore ibyarya jambo. Kandi ira jambo riba rimanukiye muri ba bakozi b'Imana kugira ngo dukore ibyaryo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo n'indererwamo muri Yakobo umuntu ashobora kwireberamo akamenya uko ari. Ntukanezezwe rero n'abavuga butumwa cyane cyangwa n'uburyo bavuga ubutumwa, dore kubu harimo no kubishushanya bigezweho kugira ngo biryohere abantu, ahubwo ujye utekereza ngo iri jambo rimanutse reka ndyireberemo nk'indererwamo, nurangiza ukore n'ibyaryo. Imana itugirire neza. Imana rero ibaha umugisha kandi mugubwe neza. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana nanone ryerekeranye n'uko ufite guca inzira ya kure, ariko atari uko Imana ibikwanze. Kenshi biragaragara ko muri kino gihe cya none hari amayira ya kure Imana yemera kuca, ariko si ukuvuga ko Imana ibikwanze. Hari ikintu kinini cyane Imana ibishaka kukwigishiriza muri ayo mayira ya kure urimo ubona uca. Hari igihe rero ujya uvuga ngo hari utuyira twa hafi nari guca, ariko ukabona Imana yo yakunyujije inzira ya kure. Ntabwo rero ibikwanze, ahubwo hari ibintu Imana ishaka ko wigira muri izo nzira za kure by'akamaro mu gihe kiri imbere kuri wowe. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Reka dushake mu ijambo ry'Imana hariya mu Kuva ibice byaho 13, ngire ngo ku murongo waho wa 17 dusome uko ijambo ry'Imana rivuga. Kuva ibice 13 umurongo waho wa 17. Imana ishimwe. Ratwihanganira turebe muri iyi Bibiliya kubw'ikibazo cy'amaso. Iyi niyo mbona ko ituma tureba neza. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Umurongo wa 17 rero muri aho Kuva, ijambo ry'Imana riravuga ngo Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Ubufilisitiya, nubwo ariyo ya bugufi y'ubusamo, kuko Imana yibwiraga iby'abantu be, kugira ngo abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa. Umurongo wa 18, ahubwo Imana ibagendesha ibizigu ibacishije mu nzira inyura mu butayu kujya ku nyanja itukura. Abisiraheli ntibava mu gihugu Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Ndashaka kuvuga aya magambo, muraza kwihangana n'ibya bibazo by'amaso, ariko nta kundi byagenda. Yesu ashimwe. Ndashaka kuvuga kuri aya magambo. Bava hariya hari utuyira. Bibiliya yavuze ngo hari inzira za hafi. Amen. Hari inzira za hafi zica mu Bufilisitiya zigahita zikomeza nyine bagana i Kanani. Ariko Imana ntabwo yemeye ko baca tuyira twa hafi, kuko hari intambara batari bakabonye, kandi Imana yashakaga ko hari ibyo babonera mu butayu, kuko na Farawo abarekuye
kuko yasigaye areba ya ntumbi y'umwana we wari umaze gupfa, nicyo cyamutindije. Ariko Farawo amaze kubarekura yisubiyemo ati ngiye kubakurikira. Asohotse gatoya abaza ingabo ze n'abandi ati banyuze he? Banyuze hehe? Banyuze iyihe nzira? Bamubwiye ngo banyuze mu butayu. Farawo ati ibyo ntibimbabaje, niba banyuze mu butayu mubihorere, ubutayu bazabuhabiramwo bapfe nabi. Imana itugire neza. Nuko Satani ajya yibwira hari inzira tujya ducamwo z'ubutayu, Satani akagira ngo turapfira mu butayu, ariko yaduhagurukije nizana tugezayo. Imana ishimwe, imbaraga z'Imana zitube hafi. Nuko rero Farawo nawe asohotse aravuga ngo banyuze he? Abandi bati banyuze inzira y'ubutayu. Ese ibi bipfu ko bitanyuze mu Bufilisitiya kandi hari inzira ya hafi? Ariko Imana niyo yemera ko duca mu nzira ya kure, tugaca inzira y'ibizigu, inzira ya kure, inzira y'ubutayu, kuko Imana ifite ibyo ishaka kutwigishiriza muri buriya butayu. Imana itugire neza. Yesu ashimwe. Nuko Farawo ati mubihorere, icyambere mu butayu ni kure, ibiryo bafite bizabashirana. Ikindi ntabwo bazabona amazi kuko mu butayu ni haba amazi. Ikindi inzara izabicirayo. Imbeho yo mu butayu, ibiryo nibibashirana bakabura aho bavoma, n'ubundi bazapfa. Nimushaka mubihorere tubakurikire gake gake, niba banyuze inzira y'ubutayu barapfa. Ariko reka nkabwire, Imana itugirire neza. Hari Zaburi ndumva ya 78 ivuga ngo Uwiteka dutunganyiriza ameza mu butayu. Imana itugirire neza. Mu butayu Imana ijya idutunganyiriza ya meza. Nubona uri mu butayu ujye witonda, kuko iyemeye kujya muri ubwo butayu ifite n'uburyo izagutungayo. Imana rero igiye gutunganya ameza mu butayu ku buzima bwacu, nubwo tubona ko hari ibikomeye. Imana ihimbazwe, imbaraga z'Imana zitube hafi. Yesu ashimwe. Mu butayu bo babonaga tunyuze inzira ya kure, bibwira ko tuzapfa, kandi Imana niyo yemeye ko duca inzira ya kure kugira ngo igire ibyo itwigishiriza mu butayu. Imana itugire neza. Ndashaka kukubwira ngo mu butayu Uwiteka atunganya ameza mu butayu. Farawo ati bazapfa. Bazapfa, bazapfira mu butayu kuko nta mazi ariyo. Inzara izabicirayo. Tura twose bakuye hano bariye utundi bazi, twose tuzashirira mu butayu, bazapfa. Ariko ndagira ngo mbabwire, ntabwo tuzapfa. Imana ihimbazwe. Ntabwo tuzapfa, ntabwo tuzapfa. Yatubwiye guca iriya nzira, ifite uko ishaka kutugirira neza. Kandi muri ubwo butayu harimo ubutabazi. Muri ubwo butayu hari ibyo tugiye kwigirayo. Ubutayu bwawe muri iyi minsi hari ibintu ugiye kwigira mu butayu tuza. Si uko Imana yakuretse. Hari inzira y'Ubufilisitiya wagombaga gucamwo ya hafi, ariko Imana ntabwo ariyo yemeye. Yemeye guca inzira y'ibizigu igana mu butayu. Imana ishimwe, imbaraga z'Imana zitube hafi. Rangije baratambuka bagera mu butayu, bahura n'ingorane, bahura n'inzara. Imana ihimbazwe. Icyambere bagize mu butayu, nta mazi ahaba. Ariko Imana yari yavuze ngo, Yesaya 43:18-19, ibya kera we kubyibuka mwene data, nawe uri kwishako TV muri uyu mwanya. Ibya kera we kubyibuka, ibyashize we kubyitaho. Iti kuko ngiye gukora ikintu gishya, ni ko Uwiteka Imana ivuga. Murongo wa 19 ngo dore ngiye guharura inzira mu butayu, ntembesha imigezi mu bidaturwa, ngo inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizamenya ko ari njye uharura inzira mu butayu, nkatembesha imigezi mu bidaturwa, ngo kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranyije. Ngo ni ko Uwiteka Imana ivugana nawe. Imana ishimwe. Mu butayu Imana ijya itanga amazi kandi itanga ibyo kurya. Inzara irabagota, batangira kwibaza. Nijoro barasenga bati ibiryo birashize Mose, ubutayu buradukakaje, twabira iki? Bimeze nabi. Imana imanura amaparato ariho utuntu tw'amano.
Imana ibwira Mose ngo wowe nturyame. Agiye kubona buri hema ry'Abanyayisiraheli hagenda habaho utwo duparato. Uwiteka Imana ibwira Mose iti reba, mu gitondo abantu bakangutse babona amaparato ariho ibiryo, atese utu n'uduki. Mose arababwira ati ibi ni ibyo kurya Uwiteka Imana yarayibamanuriye. Imana ihimbazwe. Ntabwo tuzicwa n'inzara mu butayu, ntabwo inyota izabaho. Mu kanya dutangira gutaka inyota, maze mu kanya hamera igitare kiradudubiza. Imana ibwira Mose ngo bihangayika, genda kiriya gitare kosa yakoze ni ukugikubita kangahe, kandi cyagombaga gukubitwa rimwe, kuko icyo gitare ni Kristo kandi yagombaga gupfa rimwe. Aramubwira ngo kubita kiriya gitare. Igitare kiradudubiriza, aricyo Kristo cyabanye natwe mu butayu. Imana ishimwe. Turangije tunywa amazi, turangije turahembuka. Iminsi yose twabaye mu butayu twariye manu zituruka mu ijuru. Iminsi yose twabaye mu butayu nta nyota yatwishe, twanyweye amazi y'igitare. Na n'ubu butayu turimo hari iby'ijuru bigiye kumanuka, kandi hari igitare Kristo turimo tunywaho. Imana ihimbazwe. Guca inzira ya kure ntibivuga ko ugiye gupfa. Hari igihe Imana yemera guca inzira ya kure, ariko kugira ngo yigaragarize mu butayu bwawe. Imana ihimbazwe. Imbaraga z'Imana zitube hafi. Nuko Uwiteka Imana yemera ko duca inzira ya kure, kandi mu Bufilisitiya hari inzira. Farawo nawe yibwira ko dupfirayo. Hari igihe Imana iba yemera ko duca inzira ya kure kujya kwiga, kujya kubona imbaraga zayo. Ntabwo bari kubona igitangaza. Na n'ubu turacyakivuga cy'uko manu zamanutse, igitangaza cy'uko igitare cyadudubije. Ibyo ntabwo byari kuboneka tunyuze inzira y'Ubufilisitiya, byagombaga kuboneka tunyuze inzira y'ubutayu. Ntugakangwe n'uko inzira yawe muri iyi minsi ibaye ndende. Imana irashaka kukwigishirizamwo, Imana irashaka kukwigaragarizamwo, ikagaragaza ubushobozi bwayo. Imana ihimbazwe. Imana idufashe. Imana ibana natwe mu butayu. Iyi nzira Imana irayizi ko ari yo urimo ucamwo, nubwo urimo uvuga ngo ni ndende. Farawo anaduhinda inyuma, ariko ijambo ry'Imana riravuga hariya muri Yeremiya 4:6 atari ko Farawo agira imihindo gusa, kuko yirengagije ibyatuvuzweho, yirengagije amasezerano twari dufite. Farawo agira ngo turapfira mu butayu. Oya, iyi nzira ni Imana yayishatse kugira ngo tuyice ya kure, ariko kwari ukugira ngo tujye kwiga ubushobozi, turebe n'imbaraga z'Imana yacu. Ndagira ngo ngutangarize, ushobora kuba muri iyi minsi ubona inzira irimo uca ari iya kure, kugira ngo urye, kugira ngo ubeho, kugira ngo wige, kugira ngo ubone akazi, kugira ngo ushake, kugira ngo ubone umugore, kugira ngo ubone umugabo, kugira ngo ubone kuva mu icumbi, kugira ngo ubone n'inzira yakubanye ya kure. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo harimo icyo Imana igushakaho. Imana ntiyari inaniwe kukubwira ngo ca mu Bufilisitiya, ariko ikunyujije mu butayu kugira ngo wigireyo. Imana itugire neza. Ndahumuriza bakunzi b'Ishako TV barimo bakurikira ubu butumwa, ubwo butayu wihangane, Imana irabuzi, ahubwo urimo uriga. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Hari amayira rero ya bugufi. Hari abantu bajya bashaka guca inzira za bugufi. Hari abantu bahagurukanye na Mukristo mu gitabo cy'umugenzi, ariko bashatse guca utuyira twa bugufi. Umwe we bageranye hara mu isayo, agezemwo abonye avuye yatisha komeza. Hari abagiye gukikira imisozi, bakikira imisozi, ariko Mukristo aranga arawuzamuka. Inzira turimo duca kuyinyuramwo birakomeye, ni inzira ikakaye. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo tuyikikire duce mu Bufilisitiya hafi. Oya, emera uzamuke, emera ugende urugendo urimo. Ndabizi yuko uzarurangiza, kandi Uwiteka Imana hari ibitangaza ashaka gukorera ku buzima bwawe. Hari ibitangaza Imana ishaka gukorera ku buzima bwawe aho uri muri ubwo butayu mazemo iminsi. Imana itugire neza. Imana igiye gutanga amazi unywe humura. Imana igiye kuzana amanu urye humura, kuko icyambere ni ukubuzwi nayo, kandi ariyo
yakubwiye ngo haguruka muri Egiputi, haguruka ba muri ibyo bintu. Imana irabizi, niyo mpamvu ije kugutungira mu butayu. Witangazwa n'inzira ndende ubona zirimo zinyuraho, ahubwo Uwiteka Imana muri iyo nzira ndende niho agufitiye ibisubizo by'ibibazo byawe. Imana itugire neza, Imana itube hafi. Hari igihe yemera ko duca inzira ya ndende. Niyo yanyujije Yosefu inzira ndende, ariko irangije imusoza icyo yavuzeho. Imana itugire neza. Yamunyujije mu nzira yo kwangwa, imunyuza mu nzira aragurishwa, imunyuza mu nzira yo muri gereza, ariko ubwo butayu bwose igenda ibana nawe, irashyira isoza ijambo yavuze ku buzima bwe. Imana itugire neza. Ntabwo rero uru rugendo Imana yaduhimye, ahubwo irashaka kutwigishiriza mu butayu. Ubutayu urimo muri iyi minsi ni ishuri, kandi rigiye kuvamo umeze neza, kandi Uwiteka yiteguye kuba nawe muri ubwo butayu. Nta nzara iza kukwica, nta nyota iza kukwica. Uhumure, kandi ntabwo yaguhimye ngo ni inzira ya kure. Iyo Ubufilisitiya yarayirebaga wari kuyica, ariko uyu munsi yashimye kuca iyo ndende kugira ngo ujye kwigira mu butayu, uburebe n'imirimo y'Imana mu butayu. Imana itugirire neza. Yesu rero abaha umugisha, kandi imbaraga z'Imana zibabe hafi. Nagira ngo mbafashishe ko basohotse hariya, Imana izi ko hari utuyira two mu Bufilisitiya twa bugufi, ariko ngo ntiyemeye ko baduca, kuko yagira ngo bamenyere iki? Intambara. Imana igishaka ko tumenyera intambara, turwana intambara. Imana igishaka ko tumenyera uru rugamba rwo kurwana tujya mu ijuru. Gukizwa ni urugamba, ni urugendo tuba dutangiye, kandi ni urugamba. Imana rero yashatse ko baca mu butayu, kuko iyo baca mu Bafilisitiya ntibari guhura n'abanzi, ariko Imana ibashaka kubanyuza mu butayu, ngo kuko yashakaga ko bamenyera iki? Intambara. Imana itugire. Imana hari igihe ishaka ko tumenyera intambara, tukaca mu butayu kenshi kugira ngo tumenyere iki? Tumenyere intambara. Imana ibafashe rero, kandi Uwiteka bahumurize. Ndagira ngo mbabwire ngo murwane intambara muhagaze mushikamye, kandi Uwiteka ari kumwe natwe no mu butayu. Ubwo butayu mazemo iminsi, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka araje, humura, kandi aje kugutungira mu butayu, kuko wayinyuza kureba. Ntabwo yakwibagiwe rero. Hari inzira z'Ubufilisitiya za busamo za hafi, ariko yemeye kuca muri ubwo butayu muri iyi minsi kugira ngo aze kukwereka imirimo ye. Imana ibagirire neza. Uwiteka ukomeza abantu bawe, kandi ubu butayu kuko ndimo ndabubonamwe abantu benshi, uhadufashirize, uhaturindire, uhaduhera ubwiza bwawe, kandi uturinde guhungabanywa n'ibitunyeganyereza mu butayu, kuko tumaze kumenya ko mu butayu uhadufitiye ibisubizo. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe. Komeza imitima y'abantu bose bakurikije Hako TV kugira ngo igubwe neza kubwira ijambo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibaha umugisha.